Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Aho muherereye hose, Imana ibanezeze, Imana ibahe umugisha. Duhereje Imana icyubahiro ko izinze ijoro rikazingura amanywa. Duhereje Imana icyubahiro intwari ku rugamba. Duhereje Imana icyubahiro ikomeje kuturinda no kuturengera no kudutabara. Duhereje Imana icyubahiro ikora ibitangaza. Duhereje Imana icyubahiro irwana ikanesha. Duhereje Imana icyubahiro itwimana ikaturengera. Duhereje Imana icyubahiro ibikoze neza. Imana ishimwe. Muri iki gitondo ndakwinginze ntufate indi gahunda utarashima Imana. Nawe aho uri hose bitewe n'imiterere y'isi, ntukaburire Imana umwanya wo kuyishima kubw'ibyo yakoze, kuko nawe ufite amashimwe menshi y'ibyo yakoze. Ariko ushobora kuba uri muri bamwe bafite ikibazo, babuze umwanya wo gushima Imana. Ntibikabe mu izina rya Yesu. Ujye wiherera mu cyumba cy'inzu yawe ushima Imana, uyiramburire amaboko, uyibwire ngo Mana ndabizirikana wangiriye neza. Imana ishimwe. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu igira iti Uwiteka niwe byiringiro by'abizera. Uwiteka niwe byiringiro by'abizera, kubera ko niwe ubarengera, niwe ubatabara, niwe ubafasha muri byose, kandi niwe ukurikirana intambwe z'ibirenge bya buri muntu umunsi ku munsi. Abamwiringiriye rero bakamwizera bo babyumva neza cyane. Wavuga ngo n'abatamwiringira cyangwa n'abatavuga ko bamwizera arabatabara, ibyo ndabyemera rwose, aranabarengera. Ariko burya abizeye n'abiringiye Uwiteka burya ntabwo biba ari kimwe. Arabatabara yego bose hamwe, ariko wowe hari uburyo ki abikugenzereza bikiyandika ku mutima wawe. Burya hariho abatabara ntibabizirikane, ntibanabyibuke, ariko wowe Imana ishimwe ubizirikana. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nagiraga ngo ujye wumva ko Imana ari umutabazi wawe, Imana ni umurengezi wawe, Imana ni umufasha wawe, kandi Imana niwe gikurikirana. Niwe ugukurikiranira ariya amadosiye, niwe ugukurikiranira bariya abana bawe, niwe ugukurikiranira intambwe z'ibirenge byawe, niwe ugukurikiranira n'ababisha bawe, ibyo bapanga n'ibyo bagambirira. Uwiteka iyo ahageze aho ngaho ahita abagamburuza, imigambi yabo ikaburizwamo. Iyo yahageze aho ngaho amadosiye arayacagagura akayatesha agaciro. Iyo ageze ku mipanga ababisha bawe bari kugupangira bakurenganya, Imana ikurenganura bitarashyirwa mu bikorwa, kubera ko wowe wiringiye Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 17. Titire y'ijambo handitse ngo uwizera Imana ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Imana ishimwe. Uwizera Imana, uwiringiye Imana ameze nk'igiti ngo gitewe hafi y'amazi. Imana ishimwe. Ijambo rivuze ngo iki ku murongo wa 7, ni 17:7, handitse ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ariko haleluya, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, noneho Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo uwo nguwo arahiriwe cyane, uwo arahirwa. Imana ishimwe. Ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyarangiza ngo gishorera imizi mu mugezi. Imana ishimwe. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka
kwera imbuto zacyo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ngo uwo muntu rero wizeye Uwiteka, uwo muntu wizera Imana akagira ibyiringiro bifatika kandi bikomeye, ngo uwo nguwo ahwana na cya giti, ngo icyo giti ngo cyatewe ngo hafi y'amazi, mbese gitewe aho hafi y'amazi ku nkombe z'amazi. Noneho icyo giti kuko gitewe aho ngaho hafi y'amazi, imizi yacyo ishorera, ariko Imana ishimwe cyane, ishorera mu mazi, mu mugezi, ishorera mu mugezi. Icyo giti niko uwo muntu wizera Imana ngo ameze, kubera yuko iyo mizi rero yashoreye mu mugezi. Urumva iyo igihe ibindi biti biri ku gasozi, ibindi biti bitari aho ngaho ku mugezi, bitari aho ngaho aho byashoreye mu mugezi, ibindi biti rata bigeraho bikuma, amazi, kubona amazi bikabigora. Ibiti ugasanga igiti ntabwo kigifite ibibabi by'itoto, kubera yuko nta mazi kiri kuvoma muri ubwo butaka. Ubutaka bwarumagaye. Ngo ariko uwo nguwo we, ariko hareruya, uwo wizeye Uwiteka, ngo we ameze nk'icyo giti cyashoreye imizi yacyo mu mugezi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo icyo giti rero ntabwo kizita ku mapfa nacana, mbese rya zuba rimara igihe kirekire. Icyo giti kuko imizi yacyo iri kwinywera kuri ayo mazi yo mu mugezi, ntabwo kizigera cyumva ayo mapfa. Ariko Imana ishimwe, uko nguko niko umuntu wiringiye Imana aba ameze, uko niko umuntu wiringiye Uwiteka aba ameze, uko niko abizera Imana bagomba kuba bameze. Ntabwo ibintu, reka nkubwire, nk'ubu se utari umusambanyi, bakubwira uburyo ki wenda nk'iyi ndwara ifata mu myanya ndangagitsina uko zimeze, wabimenya se? Nta nubwo byaba mbese waba umeze nk'icyo giti. Ntabwo icyo giti cyo kuko gishoreye imizi mu mugezi, ntabwo rwose umwaka ntikizita ku mapfa nacana. Ntabwo kibyitaho. Uwo muntu ntabwo abyitaho, ibyo ntibimureba. Ntabwo umuntu utajya mu businzi ngo iyo bari kuvuga ukuntu babakubita icupa rikamena ijisho, uwo muntu wizera Imana wakijijwe w'umukristo, ibyo ntabwo abyitaho. Ni cya giti kitita ku mwaka wacanyemo amapfa. Ntabwo ibyo ngibyo umukristo abyitaho. Umuntu wiringiye Imana ntabwo abyitaho, ntibimureba. Ameze nka cya giti cyashoreye imizi mu mugezi. Imana ishimwe cyane. Ngo ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Imana ishimwe. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Imana ishimwe. Icyo giti rero, ibyo bibazo biri kubiri bya biti bindi bidashoreye imizi mu mugezi, ntabwo bireba icyo giti, kuko uwo muntu ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kuko uwo nguwo ameze nk'igiti, azahwana na cya giti cyaterewe hafi y'amazi, kigashorera imizi yacyo mu mugezi. Imana ishimwe. Ntabwo rero uwo muntu azita kuri ibyo bintu, ngo ahubwo we ibibabi bye, amashimwe ye azaba afite itoto, azaba araye afasha abantu. Ikindi cya kabiri, imirimo ye azagira igihe cyo kwera imbuto nziza, cyo gukora neza, kuko we yizeye Imana. Uwiteka yamubereye ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Uwiteka ni ibyiringiro by'abizera.
kuko Uwiteka iyo ari ibyiringiro by'abizera nabikubwiye, arakurengera akagutabara, akagufasha muri byose, ikindi akagukurikirana, agakurikirana imibereho yawe yose. Imana ishimwe. Rero nakubwiraga ngo hahirwa umuntu wizeye Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Shalom, shalom. Ineza yawe